Okay, ikibazo cya nyuma. Iyo ugiye gukunda umukobwa, ni igice uheraho? Ikibuno. Iyo dafite ikibuno nyine na ubwiza se bwamarira iki? Iyo dafite ikibuno bakundi nyine ibintu ari ibindi kabisa. Ikibuno kigufasha iki? Yeah boy. Ikibuno rega niyo umuntu atambutse se kuki abakobwa batambuka twabona ibibuno tukata turangara. Kuki tutarangarira iso twarangarira ibibuno? Nuko baye guteye umugongo. Umugongo. Nge se simba nawo muteye kuki adahindukira. Ubwo muri generation umukobwa udafite ikibuno. Ikintu gishamaje abafite ni ikibuno kuko nge nanjye nyifite yande bakavuga ati sura mungu ufite ikibuno. I think about because of like that anything. Gani. Ubwo abakobwa mbega tudafite ibibuno tugiye kwibera single mpaka. Oya muraba single kuko iki tugiye kugeramo nicyo abakobwa bafite ibibuno dushaka imyasa ya. Okay. Okay. Hello, regerizere ko meze neza kabisa ahantu hose muherereye. Welcome back to my YouTube channel. Aka kanya ndi kumwe n'umujene muri kumubona. Nkuko mubizi rero uyu mwanya ni wa mwanya wo kuganira ku bintu bijyanye na relationship. Hi. Umeze ute? Umeze neza cyane. Umeze bon? Okay. Urasa nk'umujene ukiri muto. Ikibazo cya mbere nshaka kubaza. Ufite umukunzi cyangwa wigeze kumugira? Nigeze kumugira. Aka kanya uri single? Ntabwo biri seriye cyane ni kwa kundi nyine umuntu ava ataza guhura n'akandi kantu hanze akavuga ati kame mfasha ahangaha nze gushaka ukuntu nigirira mu gihe ibintu bigize byinuza. Ubwo se iyo uvuze ngo uri single ariko bitari seriye cyane ntabwo ushatse kuvuga ngo umukobwa dukundana nyine ari aho ngaho nuwa make? Umukobwa dukundana aka kanya mfite icyo mushaka niyo mpamvu natavuga ko dukundana. Oh yes. Okay, uba wumva umuntu aba ari igiki cya mbere agomba gushaka mu mukobwa? Niki kintu niki kintu umusore aba ashaka mu mukobwa iyo bagiye muri relationship? Cyane cyane biterwa iyo ari umukobwa wo mu kirere sibyo? Ushaka ibiceri ariko iyo ari umukobwa ubona nyine abomotse uramubomora nyine. Oh yes kandi. Cyane kabisa nafite ushaka. N'abasore bakundana n'abakobwa kubera amafaranga? Cyane abasore babatindi niba mugani bajya baca ngo amaboko ataramukanya nagareshya amaboko ataramukanya nagareshya urumva rero niyo mpamvu ko kundi tuba twaravukiye mu miryango ikennye tuba dushaka umukobwa ufite amafaranga kugira ngo tubashe natwe kwifasha. None se hari ukuntu usanga nyine nk'abasore bavuga ngo hari ukuntu usanga abasore baca inyuma abakunzi babo sibyo? Ubwo umukobwa uguha ibiceri byose warengaho ukamuca inyuma? Ashobora kuba afite ibiceri ariko ataryoshye. Biratandukanye. Ashobora kuba afite ibiceri ariko nyine atabomotse neza kabisa. Ndetse ntiwavuga ngo reka kubera ko no mu baby amereza ibiceri reka meze. Oya. Ugomba guheza yego ukabikora ariko nyine ukajya n'ahandi n'imwe ibishya Okay, umaze nko gukundana nk'abakobwa nk'abangahe? 5. Abakobwa 5. Okay, nk'umukobwa mwamaranye igihe kinini. Mwamaranye igihe kingana gute? Twamaranye imyaka umwaka umwe. Umwaka umwe ko ari mwinshi. Ubwo niwe mukobwa wenyine mwabonanaga mwakoranaga ibintu byose? Ntabwo nari nararambiwe kubera ko nyine wakundi ubutabonana n'umuntu nyine yageze ukarambirwa. Nkako kuba tutabonana nyine nuko hari ikintu badafite nyine mba nagiye gushaka hano bigatuma nyine mba muze cyane. Nese ni nk'ibihe bintu bibi wabonye muri relationship? Ni nk'iki? Okay, abo bakobwa bose mwaratandukanye right? Abo 5. Ni nk'ikihe kintu umukobwa yagukoreye kibi muri relationship uvuga ati sha iriya ninja cyangwa se uriya mukobwa yarampamije? Ari umukobwa rero urumva twararyamanye sibyo? Ariko kuryamana niba yarabonye mfite akantu gatoya kuva icyo gihe nayongera kumvugisha byase ibindi nyine niko nyetse ariko ntabwo mvuze ko ariko bimeze. Niba yarabonye byaragenze gute twarabomoye turabomana no kubomora turabikora nyuma yaho nayongera kumvugisha. Niyo mpamvu mavuga ati ushobora kuba wenda yarabonye abandi basore b'amabogari kandi mu by'ukuri wifuzaga ko mukomeza mukanawubana? Sha narabyifuzaga ariko nyine iyo ukuze bituvuga ko byari ubwana. Icyiza none wabonye muri relationship ni iki? Icyiza se iyo mugeze muri amasaha y'amasegonda 30 nk'umuntu nkanjye
bari ibindi bindi kabisa. ubwo amasegonda 30 ushatse kuvuga Uze ku rwego rwanjye iyo turyamye na masegonda 30 urumva bigeze muri aya masegonda rero urumva ayo masegonda uba umeze neza kabisa niyo winjoye kabisa nyine yo nshoboye nkakora nkitahira. Okay, ikibazo cya nyuma iyo ugiye gukunda umukobwa uba wumva ari igiki ni igiki uheraho? Ikibuno iyo dafite ikibuno nyine na ubwiza se bwamarira iki? Iyo dafite ikibuno bakundi nyine ibintu ari ibindi bindi kabisa. Wapi ikibuno kigufasha iki? Kuvuze ngo iyo udafite ubwiza ngo nta kintu byakumarira, ikibuno cyo kigufasha iki? Ikibuno rega niyo umuntu atambutse se kuki abakobwa batambuka twabona ibibuno tukata turangara? Kuki tutarangarira iso twarangarira ibibuno? Nuko baye guteye umugongo. Umugongo nge se simba nawe umuteye kuki adahindukira? Ubwo ruko nta mugongo wo bufite. Oya ikibuno ahubwo. Ubwo muri generation umukobwa udafite ikibuno. Ikintu gishamaje abafite ni ikibuno kuko nge nanjye nyifite yande bakavata sura mungu ufite ikibuno. I think about because of like that anything. Ubwo abakobwa mbega tudafite ibibuno tugiye kwibera single mpaka. Oya muraba single kuko iki tugiye kugeramo nicyo abakobwa bafite ibibuno dushaka imyasa ya. Urakoze cyane. Cyane kabisa murakoze. So aka kanya rero ndi kumwe n'uwundi mujene turi kuganira ku kintu cyitwa relationship. Akurasa nk'umusani? Banzu nyereka ukuntu uri umusani. Ikintu cya mbere maze kubona buri wese abashaka gukina imbwa yose igaburwa amagufwa nta kindi nkwifuriza muri inda kuba witwa umukobwa mu murwa ntago bikuraho umwobo ncukura kuko mukababara mu nda. Icya mbere nuko nari iyo minwa mfite ubwene rishinze kushinya risongoye cyane nge nago hekenya mfite genge yateje urufaya mu mitima yanyu mutaraguhunga muri haso nakati kuma kuko iyo myobo yabosheje voka izi bishi nizo ndi kuvuga izo pusi namenye maside ya coca pa iyo mirongo ubwo sugira urukundo? Oya urukundo rwaranze akorora hari ndarugira rw'abarasta ndarufite. Ubu se wakundana n'umukobwa umeze gutya? Ari umurasta twakundana. Umukobwa w'umurasta ubwo bimeze bite? Acoma Oya na garu gucoma subu nabivuga gute suzu kuba umurasta winiga wana ibintu byose abifata nk'ibintu bisanzwe tunaribe. Ubu se aka kanya ufite umukunzi? Oya ntago urabona umukobwa w'umurasta? Yego nawe ndamubona. Okay, umukobwa w'umurasta kuri wowe. Okay, ugereranyije abakobwa bose mugenda muhura ukabona nyine ntago biri kuvamo biba byatewe n'iki? Ewana abenshi baba bacesinga cloud tu kandi aba cloud chase ni insazi. Cyangwa bikundira ibiceri. Nyine no gucesinga utuntu n'utuntu nyine tuntu ibintu nk'ibyo. Kandi umurasta ewana ibintu byose nyine ni buhoro buhoro ababyumva. Mbwira ugereranyije nk'ukuntu ubona abakobwa muri iyi generation wabasobanura nk'abakobwa bameze gute bakunda ibiki? Mbwira ukuntu wasobanura nk'umukobwa muri iyi generation. Ewana ntago nabibonera ijambo rimwe gusa ewana bari mu buyobe ndake. N'ubuyobe nka gute ubwo? Urumva nyine ashobora kunyobera hazi ngo ngiye mfite amafaranga cyangwa se iki kandi jewe nanjye nifite move zanjye ndimo ubwo urumva abayayobye nyine to. Ni nk'amafaranga angahe utarengereza umukobwa utaha umukobwa menshi? 300. Ibiceri 300? Kubera iki? Ibiceri 300 ndumva nta kintu nyine namugurira kirenze ibiceri 300. Ubwo se bigeze kuri ya gahunda nyine y'iki n'iki akakubwira ati nanjye ntago nguha urumva utabuhombye waranze gushora? Namuhita iki agataha nyine akagumana borozi. For sure. Ukabwirirwa? Nkabwirirwa fo abirya ariko biri ahantu hose. Okay, reka nkubaze ikintu byakunda ko ukundana n'umukobwa muri iyi generation mutaryamana? Ntago byakunda. Kubera iki? Use nge ndi robo man nge ntago ndi robo ndi muzima ntago twakundana tutakarekerekere ntago bibaho. Kandi ababyeyi bacu bararyamanaga ari uko bamaze gushakana? Ibyo byo gushakana ni uburenganzira nyine bw'ababyeyi ntago nge mbizi ariko abana happy kabisa. Cyambere no kuri mukuru nimwe mu byimenyera tu tuba tugomba kurya. Ubu uramutse uteye umukobwa inda aka kanya wafata inshingano zo kuba umupapa? Ntago nayimutera. Byagenda bite? Ntago nayimutera kabisa. Aramutse akakubwira ngo anteye inda namwihakana bro namwihakana nkubwira gute se twajya no gupima usanze ari yawe?
nahita nemera ko amarozi abaho nahita mbyemera kandi ntabwo nabyemera ese ko ntazi gupima DNA nabwirwa n'iki niba atarishije akantu ni ukuvuga ngo uko wiyizi ntabwo watera inda umukobwa ntabwo cyeka nyine mbaye mbishaka kuyimutera ariko ntabishaka ntabwo bikora hapi nk'umukobwa ufite nk'aba ex bangaho ubu ngubu ntabwo ari benshi ntabwo bageze muri 4 ni nka 3 2 gutyo kandi abo bose mwararyanaga oya nari nyiri umupeti mutoya cyane ntabwo nari mbizi nari nyifite kwa kwinjira mu butini nyine ushyushye ariko ubu ngubu nyine umuntu abazi ukuntu abigenza nabaye imparitse ubu se nka body count yawe igeze nko kuri kangahe oya ntabwo mbizi ntaho nkubeshye ni benshi cyane yego ntabwo mbizi kabisa ntabwo nabibara oya ntabwo ari benshi cyane ntabwo ariko mbizi okay ikindi kibazo cya nyuma iyo ugiye mu rukundo nkawe nk'umusore ukiri mutoya ugendera ku ki ndabanza nkareba niba ibintu ari ibyanyabyo nyine nk'umuntu nk'umukobwa nyine twakundana niba ibintu arimo ari ibyanyabyo atari bya bindi nakubwira byo gukina ndashaka noneho umbwire ngo ikintu cya mbere ngenderaho wenda n'uburyo ateye cyangwa se n'isura ye umbwire ngo ibintu bitatu ugenderaho ujya mu rukundo ni ibihe okay ikintu cya mbere ni uko afite umutima mwiza nyine waba rasta bro icya kabiri ni uko ateye icya kabiri ni uko ateye icya gatatu ni uko ateye n'ubundi gusa uko ateye ushatse nko kuvuga iki nyine hari uburyo nyine aba ateye ukuntu ukabona nyine aratose afite se n'ikibuno cyangwa gutera like gute oya apandi ntabwo nkunda ibintu binini ntabwo mbikunda just nyine nk'aka dark skin girl kabisa byaba birenze dark skin ntabwo wita nimba nanutse cyangwa byibushye wapi cyambere nuko ari umurasta ubundi ibindi byose biba byabaye urakoze cyane asante kabisa merci